ati noneho ngeze aho numva birandenze, nari maze imyaka myinshi pe, imyaka hafi 15. Timaze imyaka numva ndarengewe, ngeze aho numva birarenze, ndavuga ati reka njye kwiyahura. Nari narasenze, naragiye mu bantu batandukanye, ntacyo ntari narakoze, ariko amagambo bambwiraga umunsi ku wundi, ijoro byageze aho numva nabaye ikinya, numva byanyatse ubumuntu. Ati noneho ndangije ngeze aho mfata gahunda yo kwiyahura. Ariko nari mfite inshuti yanjye ya bugufi yahoraga ingira inama, agahora angira inama, akambwira bizakunda, Imana ishoboye byose. Niwe muntu wenyine nari mfite nabwiraga ikibazo mfite, nkamusanga akanganiriza, akambwira amagambo y'ihumure. Sinzi ukuntu nigiriye inama, ndavuga ati reka mubwire. Ndamubwira, ndamuhamagara, ndamubwira ati rero byaranze, bya bintu byanze burundu, njyewe icyemezo nafashe nuko ngiye kwiyaka ubuzima. Atarampamagara, wa muntu aramvugisha, arambwira ati mbwira ahantu uri nirukanke nze nkurebe, nindangiza kuvugana nawe ijambo rimwe gusa nkubwira, nta kibazo, urahita wiyahura, ndakureka wiyaka ubuzima, wiyahure rwose ntugire ikibazo. Ngiye gusa mbwira ahantu uri, inze nkurebe, tuvugane ijambo rimwe, ndahita nguha amahoro yawe. Ati yaraje, amaze kuhagera aramubwira ati se ni wowe ukeneye umwana cyane kurusha uko umutware wawe mukeneye? Wowe waretse umutware wawe akiyahura, wowe ugasigarana ubuzima bwawe, wowe ukaguma wifitiye ubuzima bwawe? Aramubwira ati umugore mwiza usa nkawe, ufite akazi, ufite inshuti, ufite ababyeyi, kuba uriho byonyine ni ikintu cyakagombye kuba kigufasha gushima Imana. Narashatse, nshakana n'umuntu dukundanye, twarabanje turakundana, tuza gukora ubukwe, twubaka urugo rwacu, urugo rwishimye, urugo rw'umugisha, tumarana igihe turi kumwe. Ariko ntitwabonye umugisha wo kubona umwana, turategereza igihe kirekire ntibyakunda. Numvaga ntashaka kuzabikubwira, numvaga yuko muri bya bintu byo kugutuka, byo kukubwira ko nkeneye umwana, byo kukubwira ko utabyara, numvaga nagupushinga ukagenda ukanshakira umwana, kandi ukamuzana mu buryo uzi ko ari uwanjye, ntabanje kukubwira yuko mfite icyo kibazo, kuko icyo kibazo ni njyewe njyenyine wari ukizi. Murakaza neza kuri MDTV show, muri kumwe na mama Deborah nk'uko bisanzwe. Twari tumaze igihe dufite abashitsi, abatumirwa, uyu munsi ndi njyenyine. Yego, hari inkuru nifuje kubasangiza yuko twasangira. Nizere rero ko mumeze neza, mukomeye aho muherereye hose. Imana ikomeje kubarinda, bashimira cyane ko mukomeje kudusapotinga. Abatarakora subscribe bayikore. Hari igihe ubona ikiganiro cyarebwa nk'abantu 3,000 kandi aba subscriber tukiri hasi, tutaragera aho ngaho. Abo bandi bareba ntibakande kuri ka kazogera, biba bimeze biti? Ukandaho gusa ntacyo biba bitwaye. Mudufashe kandi muzaba mudufashije. Dushimira n'Imana nyine ko ikomeje kuturinda, tumeze neza. Nizere ko namwe aho muri mwese nk'abakunzi bacu, nk'inshuti zacu, nka family, mumeze neza. Uyu munsi rero nkaba nifuje kubasangiza inkuru. Ni inkuru y'umukunzi wacu yadusangije, yifuza ko tuyisangira, kandi ni byiza, ni inkuru nziza yankoze ku mutima kandi irimo isomo rikomeye. Ariko mbere yaho y'iyo nkuru hari ikindi kibazo nshaka gusubiza. Ni umupapa wakibajije, aravuga ngo ko abagore mukunda keya, abagore dukunda keya, ariko twebwe kuzitanga bigorana. Ati cyangwa se abagabo nibo bagomba gutanga keya gusa, cyangwa n'abagore bagomba gutanga keya? Ahita anavuga ngo urugero usanga Saint Valentin, ati niyo bakundanye, ariko usanga abagore aribo baba bakeneye amagifti, aribo bakeneye gusohoka ko babajyana out, aribo bakeneye nyine utuntu n'utundi, indabyo. Ese umugabo we ibyo ntaba bikeneye? Ati ugasanga wedding anniversary
kandi ni ibyacu twese, ariko ugasanga umugore niwe ukeneye ko bamujyana hoti bamuha gift, kandi iyo gift umugabo arayikeneye, ibintu byinshi. Ati ugasanga kuri anniversaire y'umugore iwe pati yiwe nyine iba ari pati, ariko pati y'umugabo reka reka reka. Ati ibyo bintu bimeze bite? Iki wenda ndasubizaho gatoya, ariko wenda nzanazana n'undi muntu mukuru nawe abituganirizeho impamvu abagore abamama bakunda keya cyane kandi bo batazitanga ku rwego bifuza kuzitangaho. Ariko icyo njyewe nabivugaho, icya mbere ni uko na Bible ivuga ngo umugabo akunda umugore, umugore aganduke. Bivuge ko urukundo, care, affection yose na attention ari ikintu cyerekeye ku mugore. Njyewe niko mbitekereza. Ariko kandi nkanavuga ngo uko dukunda care abamama, ababyeyi, reka ariko natwe tuzajya tuzitanga. Kuri iyo wedding anniversary umugabo nyine aba akeneye amagambo meza, akeneye izo gift. Kuri Saint Valentin ntitwumve ko ari twe twenyine ngo turashaka flowers ibiki, nabo baba babikeneye. Iyo magambo meza twifuza ko batubwira nayo barayakeneye. Dutange care, twite ku bagabo bacu nk'uko bikwiriye, kuko n'ijambo ry'Imana bivuga. Yego, njyewe numva yuko nimba abagabo bareklama yuko twe tutabaha care nk'uko bikwiye, tugomba kwisubiraho tugatanga care, ntitukazishake cyane kandi natwe tutazitanga. Yego, ndumva aricyo nabivugaho, wenda tuzabona n'abandi babivugaho ku buryo burambuye. Inkuru yacu rero ni inkuru ibabaje cyane, yankozeho, ariko kandi irimo n'isomo rikomeye nk'uko nabibabwiye. Uyu mubyeyi yagize ati, njyewe narashatse, nshakana n'umuntu dukundanye, twarabanje turakundana, tuza gukora ubukwe, twubaka urugo rwacu, urugo rwishimye, urugo rw'umugisha, tumarana igihe turi kumwe, ariko ntitwabonye umugisha wo kubona umwana. Turategereza igihe kirekire ntibyakunda. Ati bigeze aho twarivuje, turagenda turivuza ku bitaro bitandukanye, tujya kwa muganga, tukajyana n'umugabo bakatubwira ko nta kibazo dufite. Turakomeza turategereza, ariko nza kugira intambara ikomeye y'umuryango. Twaba turi kumwe na famiye y'aho nashatse, ati bakambwira amagambo mabi ankomeretsa, bakambwira ko naciye umuryango, yuko ntari umugore, yuko ntacyo mbamariye. Bambwira amagambo asesereza cyane. Ibyo bintu byaragiye biranyica, nagiye mpfa mpagaze, byantwariye ibyishimo, bintera kwigunga, bituma mba uwo ntariwe, binyambura ubumuntu, numva nanze abantu. Birakomeza. Ati ntabwo byigeze bimbera byiza, ntibyigeze bimbera byiza habe na gato. Icyo nifuza gusangiza abantu, nagira ngo mbwire abantu bige kwihangana. Ati narakomeje muri urwo rugo, n'umugabo wanjye nawe ntiyanyorohera, nawe akambwira amagambo mabi, no mu gihe abandi bambwiraga, nawe byibuze ntiyajyaga no kuri side yanjye atambwire wenda sheri yihangane, umwana azaboneka. Ati ahubwo yamfatanyaga n'ibyo bintu byose bigenda bimputaza. Narababaye mu buzima, numva ndihebye, numva ndiyanze, byageze ku rwego numva nkeneye kwiyahura. Uyu mubyeyi yambwiye inkuru, yadusangije inkuru ababaye cyane, afite agahinda, kandi ko kumva ko ari ibintu bibabaje. Ikibazo iyo kibaye hagati y'abantu, abantu bakagombye kumva ikintu kimwe. Urumva bamwe baramutuka, baramubwira ntacyo umaze, ntacyo uzimarira, ntacyo uzigezaho, we nta mwana uzabona, reka musaza wacu agende ashake, abyara abana, agire gute. Noneho n'umugabo nawe akaza akamurundaho ibindi nk'ibyo. Umubyeyi yarambabaje bikomeye. Ati noneho ngeze aho numva birandenze, nari maze imyaka myinshi pe, imyaka hafi 15. Timaze imyaka, numva ndarengewe. Ngeze aho numva birarenze,
ndavuga ati reka njye kwiyahura. Nari narasenze, naragiye mu bantu batandukanye, ntacyo ntari narakoze, ariko amagambo bambwiraga umunsi ku wundi, ijoro byageze aho numva nabaye ikinya, numva byanyatse ubumuntu. Ati noneho ndangije ngeze aho mfata gahunda yo kwiyahura. Ariko nari mfite inshuti yanjye ya bugufi yahoraga ingira inama, agahora angira inama, akambwira bizakunda, Imana ishoboye byose. Niwe muntu wenyine nari mfite nabwiraga ikibazo mfite, nkamusanga akanganiriza, akambwira amagambo y'ihumure, akanjyana ahantu gusenga, agahora anyandikira mu message ambwira ati komera, ihangane, bizakunda. Niwe muntu wenyine numvaga umpa icyizere cy'ubuzima. Ariko byageze aho biranga, mpitamo kumva ko njya kwiyahura. Ndagenda umunsi umwe ndabifata, ndabitekereza, bintwara igihe, bintwara urukundo, bintwara icyizere, bintwara kwihangana, ngeze aho nemeza ko ngomba kujya kwiyahura. Noneho uwo munsi ndagenda njya ahantu nari mfite isumu, ati ndagenda ngezeyo, ariko nibuka ya nshuti yanjye, ndavuga ati se ngende gutya niyahure birangire nta n'ikintu mubwiye, n'inama yangiriye, n'uburyo yambaye hafi, n'uburyo yankunze, n'uburyo yabayeho umuryango utari uri, yabayeho umugabo wanjye atari ari. Sinzi ukuntu nigiriye inama, ndavuga ati reka mubwire. Ndamubwira, ndamuhamagara, ndamubwira ati rero byaranze, bya bintu byanze burundu, njyewe icyemezo nafashe ni uko ngiye kwiyaka ubuzima. Atarampamagara, wa muntu aramvugisha, arambwira ati mbwira ahantu uri nirukanke nze nkurebe, nindangiza kuvugana nawe ijambo rimwe gusa nkubwira, nta kibazo, urahita wiyahura, ndakureka wiyaka ubuzima, wiyahure rwose, ntugire ikibazo. Ngewe gusa mbwira ahantu uri, inze nkurebe, tuvugane ijambo rimwe, ndahita nguha amahoro yawe. Ati yaraje, amaze kuhagera aramubwira ati se ni wowe ukeneye umwana cyane kurusha uko umutware wawe amukeneye? Wowe waretse umutware wawe akiyahura, wowe ugasigarana ubuzima bwawe, wowe ukaguma wifitiye ubuzima bwawe? Aramubwira ati umugore mwiza usa nkawe, ufite akazi, ufite inshuti, ufite ababyeyi, kuba uriho byonyine ni ikintu cyakagombye kuba kigufasha gushima Imana. Umwana si we buzima. Ati uwo muntu yangiriye inama, yarambwiye nanjye koko numva ndatekereje. Ndambwira ati se ko nivuje bikanga, umugabo akaba atajya anyumva, ahora ampoza ku nkeke, famiye yiwe ihora imbwira ko ntacyo maze n'abaciriye umuryango, ati se nabigenza gute? Ati ndumva ntashobora gusubira muri ya rugo. Inshuti yiwe rero ikomeza iramubwira, aramubwira ati wowe byihorere, si wowe umukeneye cyane. Nimba umugabo arakubwira ko akeneye umwana, bivuge ko ari we umukeneye cyane. Wakagombye kumureka rero akiyahura, wowe ukagumana ubuzima bwawe. Umwana niba wumva ko atari cyo kintu gishobora gutuma, si cyo gisobanuro cyo kubaho, waretse. Byarangiye amubwiye neza, aramuganiriza, umudamu aratuza. Bamaze gutuza, aramubwira ati rero ikintu ukora ubundi mwivuriza he? Aramubwira ati twivuriza ku bitaro by'inshuti z'umugabo wanjye, abadogiteri b'inshuti z'umugabo wanjye, niho tujya. Uwo mushuti we aramubwira ati wowe ntacyo, byihorere, umubwire noneho utahira ijoro, ugende ufite confidence yose, iyo mijinya ufite uyireke, umubwire ati ejo ndashaka ko tujya kwa muganga. Wowe urebe ibitaro, uhitemo ibindi bitaro bitariho abo bashuti, mugende mwembi mujyeyo. Noneho uwo mushuti we ngo atangira kumubwira ati ubundi ubwiwe n'iki ko ari wowe ufite ikibazo? Ko wigeze ngo mama yigeze no gutwita inda ivamo, ngase ko wigeze gutwita inda ikavamo, bivuge ko ubyara ushobora gutwita, ntago rero ari wowe ufite ikibazo. Arangije umumama arabyumva, arataha. Ageze mu rugo abwira umutware we ati ndifuza ko twaganira. Umutware ati nta kibazo. Aramubwira ati nafashe gahunda y'uko ejo twajya kwa muganga, tukajya kwipimisha, tukajya kwivuza, kandi ku bindi bitaro bitari handi dusanzwe tujya. Muganga aramubwira ati kubera iki tujya ku bitaro aho tudasanzwe tujya kwivuza? Abadogiteri tuzi bagiye badufasha
kubera iki wumva ko atariho tugomba kujya? Umugore aramubwira ati nanjye uyu munsi ndifuza yuko twajya ku bindi bitaro. Umugore nyine arakanira aramubwira ati ndashaka ko tujya ku bindi bitaro. Okay, bararyama, hafi bugiye gucya ngo nko mu ma saa 9 saa 10 umugabo aramubyutsa. Aramubwira ati rero ndifuza ko nanjye tuganira. Umugore aramubwira ati nta kibazo. Aramubwira ati muri iyi myaka yose tumaranye nagira ngo usabe imbabazi. Bavandi, nageze ahantu ndi kumva iyi nkuru numva agahinda karanyishe. Mbega ibintu bibabaje. Aramubwira ati ndifuza kugusaba imbabazi. Ati imyaka yose tubanye nigeze gukora accident. Nkora accident bambwira yuko ntashobora producinga nyine ntashobora kuzabyara. Ati nayikoze accident ikomeye bimviramo icyo kibazo, ariko numvaga ntashaka kuzabikubwira. Numvaga yuko muri bya bintu byo kugutuka, byo kukubwira ko nkeneye umwana, byo kukubwira ko utabyara, numvaga nagupushinga ukagenda ukanshakira umwana kandi ukamuzana mu buryo uzi ko ari uwanjye, ntabanje kukubwira yuko mfite icyo kibazo. Kuko icyo kibazo ni njyewe nyine wari ukizi, n'abaganga nyine bamvuye icyo gihe nari mfite ikibazo, no mu muryango nta muntu n'umwe wari uzi icyo kibazo. Ati rero nagushatse ngukunze, nifuza ko tugira abana, ariko nkumva yuko nagupushinga nkavuga ngo ninkubwira famiye yanjye yaragutukaga ndabibona, bakakubwira nabi, nanjye ubwanjye nkumva ko naguhoza ku nkeke nkagupushinga kugira ngo ugende ujye kunzanira umwana hanze, ariko uwo mwana n'ubundi yitwa uwanjye. Ati rero none nciye bugufi gusabye imbabazi, umbabarire, ni njyewe ufite ikibazo. Ni njyewe ufite ikibazo, ndumva wakaniye, ndumva ibitekerezo bindi sinzi aho wabikuye, ariko nciye bugufi umbabarire. Kumbe ngo umumama yigeze no gutwita, nawe yigeze gutwitaho inda ikavamo. Umugabo ahita amubwira ati na yanda wigeze gutwita ikavamo ntago ari yanjye. Atariko impamvu nari narabinezerewe, nari narabyishimiye, nuko wowe wari uzi ko ari yanjye, nuko uwo mwana ari uwacu kandi ntawe ari kuzaza kumutwaka. Ati niyo mpamvu rero ntigeze nshaka kukudestabiliza mu mutwe ngo ube mbese nkuteshe umutwe nkubwire ngo mfite ikibazo, nari kuba nkushoye mu zindi ngeso yego sorry ariko njyewe icyo nifuzaga ni uko uzana umwana ubizi neza ko ari umwana wanjye, kuko nawe ugenda hanze ukamuzana ntabwo wari kuza wenda nyuma ngo haze umuntu ngo aje kumukwaka, ubizi neza ko nta kibazo mfite. Numvaga ko umwana agomba kuba ari umwana wanjye, kandi nawe ugenda nyine ukagenda hanze ukazana umwana, wari kuza iryo jambo ukazaripfana. Ikindi nta nubwo wari kuzigera umenya yuko uwo mwana atari uwanjye, kuko utari uzi na kibazo yuko njyewe nari mfite ikibazo. Namwe mumbwire bavandi, ari nkawe bibayeho, si ubwo mwabigenza mute? Wabigenza ute ko ibyo bintu byansize nkumva ntaye umutwe kuri iyo story? Mbega umugore ufite umutima wo kwihangana, umugore ukomeye. Umudamu araje arambwira ati iryo joro yabimbwiye numva sa nk'uzutse, sinumva nari narapfuye, ariko maze kubimbwira numva ndazutse. Ndamubwira ati ikibazo si njyewe ugifite, kandi mwumve yuko njyewe numvaga ari njyewe ufite ikibazo. Umubyeyi ari kumbwira ati numvaga ari njyewe ufite ikibazo nyine ni icyanjye, ari njyewe utabyara. Atamaze kumbwira gutyo byarambabaje ku rwego rwo hejuru, ariko kandi numva ndazutse nari narapfuye muri njye, bitewe n'ibi bintu, urwo rugendo rwose n'ibintu nagiye ncamo. Ati twaricaye ambwira iyo nkuru yose, sinabanje kubabara cyane, ndababara, ati nyuma yaho ndamubabarira. Ariko ndamubaza ati uzi neza ko wari ufite icyo kibazo, urangije ureka nca muri ibi bintu?
ndatukwa ndakubitwa, baramukazi banjye bankoreraga ibintu umuntu uwo ari wese adashobora kwihanganira. Ati hari n'igihe yigeze gusanga batwitse imyenda yiwe, mubyibaze namwe mu rugo rwawe, nyine bakamukorera ibintu bibi bibi bitabaho. Ati nkateka sindye, rimwe na rimwe baje mu rugo iwanjye. Mbese urumva uyu mubyeyi yaciye mu bintu bitangaje, bibabaje, biteye agahinda. Ati ariko naje kumubabarira, nza kubabarira umugabo wanjye, ndambwira ati kuki utambwira icyo kibazo ngo tugifatanye turi babiri, menye ko ari ikibazo cyacu, twese dufite ikibazo, twembi turwaye, tugifate nk'icyacu nk'uko twabisezeranye. Ariko nyine murumva umugabo yarambwiraga ati sinashaka kubikubwira, nashaka kugenda ukanzanira umwana ugatwita, ukaza tukajya mu rugendo rwo gutwita, tukabyara umwana wacu, nta bindi bibazo nari nkeneye byo kuva hanze ngo umuntu ngo aje kubaza umwana mu rugo. Umubyeyi rero icyo kintu yavuze, impamvu yashatse kudusangiza iyo nkuru, twigeze kuganira kuri MDTV show, wenda kubabyibuka, tuvuga ku kwikunda. Umuntu kwikunda akisobanukirwa, akiha agaciro, kuko nta wundi wabiguha. Arambwira ati inkuru yankozeho ku buryo natekereje, ndavuga ati ibaze iyo nza kuba nariyahuye uriya munsi, uyu munsi nkaba narapfuye, naribagiranye hejuru y'ikibazo kitari icyanjye, mbese nkajya kwiyahurira undi muntu wakagombye kuba ari we wiyahuye, cyangwa wishe undi muntu ufite ikibazo. Nyuma rero ngo yaje kubibwira iyo nshuti yiwe, arambwira ati siko ibintu wambwiye byarakoze, ati byagenze gutya na gutya na gutya, ariko iriyo ni ibanga ry'urugo rwanjye. Arangije inshuti yiwe rero amubwira ati reba ibyo nibyo nakubwiraga, wewe ngo uragiye ugiye kwiyahura, ntuzi yuko wenda naho mwajyaga kwipimishiriza umugabo yabaga afite n'ukuntu wenda yabwiye nyine abaganga, wenda bakagupima iwe ntibamupime, cyangwa se bagapima bakavuga ati mwese nta kibazo mufite. Wabwirwa n'iki ko nta kintu yabaga yabahaye kugira ngo avuge gutyo? Ati ibaze rero uyu munsi inshuti bitangira nyine kumuserereza, ati ibaze iyo utangira, ibaze iyo utampamagara, ibaze iyo utambwira ko ugiye kwiyahura. Ati ibaze uyu munsi wari kuba waranapfuye twaranakwibagiwe, hejuru y'ikibazo kitari icyawe, ikibazo udafite. Mwabavandimwe mwe, iyi nkuru yanyigishije ikintu gikomeye, yanyigishije ikintu cyo kwikunda birushijeho. Ikindi, ibaze kwiyambura ubuzima. Ese ni iki cyateye amadepresiyo yateye abantu bagize indwara z'umutima zitandukanye, kugeza aho wumva ko ugomba kwiyaka ubuzima kandi ku kintu uzi neza yuko udafite icyo wagikoraho. Hari umumama mwiza watuganije witwa Clarisse, ngira ngo murabyibuka ubushize, aratubwira ati nimba uhuye n'ikibazo muri abapatena, gerageza ikibazo mu kigiri cyanyu muri babiri, umwe ntagire ikibazo ngo cyihererane, undi agira ikibazo ejo usange umwe yishe undi, cyangwa muratandukanye mu bintu ni ukuri mutafite icyo mukoraho, ari ibintu gusa byo guharira Imana, mukabwira Imana ati Imana ibi ngibi wabikora. Kandi cyangwa se ari n'ikibazo umwe afite azi neza nk'iyi story nyine, ariko umwe agahora asenga, undi ibibazo byaramwishe, kandi uzi neza ikibazo ufite, ntiwicarane mugenzi wawe muba mwarasezeranye kuzajya mubwizanya ukuri, gukundana mu bibi mu byiza. Mama Clarisse arabivuze ati izandahiro turahira, tukavuga ati nzagukunda mu bintu byiza, ndwaye, ndi muzima. Biriya bintu ntabwo tubivuga gusa, indahiro ni ikintu gikomeye. Twumve ko ari ibintu twicara tukanasinyira, ntabwo ari ibintu tugomba gufata for granted, nk'ibintu byoroheje, nk'ibintu wahita ugenda gutya gusa. Ikintu nsaba amakupure, tujye twicara tuganire, kandi umuntu wawe mwashakanye mukundana ni ukuri yakumva, ntitukumva ati iki nkimubwiye ntago yacyumva, ntago gishoboka, ntabwo yambabarira. Kubera iki uhita ufata iyo decision mu mutima ukumva ngo ntiyambabarira,
ntibyakunda. Urumva iyo myaka yose bamaze muri urwo ruzerero, muri ibyo bibazo, umwe aratsikamiwe, agahinda karamwishe, mbese ni umuntu utariho, abantu babona agenda gusa, ariko yarishwe n'ibibazo, afite agahinda kangana gutyo mu mutima, ariko mugenzi wiwe azi neza ikibazo aho kiri. Ba papa, ba mama, niba twaremeye gushakana, twavuga ngo tugiye kubaka umuryango, iyi ni minisitiri y'Imana, ni minisiteri y'Imana, ni mishoni Imana ibiduhaye. Si uko tubonye abana aricyo cyatwubakira gusa. Ni ukuri Imana itanga uko ishaka, ishobora kubaguha, ishobora kutabaguha, ariko ikaguha n'ibindi birenze abandi nabo bifuza. Rero twige kuba twasangira ikibazo dufite mu muryango, kandi twige no kugira inshuti nziza. Uwo muntu nubwo ntamuzi ariko ndamushimiye, ni inshuti nziza, yamubereye inshuti nziza, imugira inama nziza. Hari n'inshuti ushobora kubwira ati njyewe biranze ngiye kwiyahura, akita akubwira ati sawa, birashoboka. Cyangwa avuga ati urugo rurananiye nduvuyemo, akita avuga ati n'ubundi bari barihanganye. Twige kugira inshuti nziza zitugira inama nziza. Ikindi, tumenye yuko Imana ari ishobora byose. Uyu munsi bishobora kuba bitakunze, ariko ejo bigakunda, mugashaka noneho n'ubundi buryo bwiza bwo gukemuramo cya kibazo. Imana niyo ibitanga, Imana niyo itanga abana, Imana niyo itanga urubyaro, Imana niyo iduha ubuzima, niyo iduha guhumeka, Imana niyo iduha amafaranga, Imana niyo iduha byose, Imana niyo ishobora byose. Tureke kwirwanira mu nzira wenda zitandukanye, tubane neza, twige kubabarira. Uyu munsi umubyeyi yambwiye ikintu gikomeye numva kirantangaje. Hari utekereza wenda n'abari kumva iyi nkuru, ugahita uvuga atari njyewe ntabwo namubabarira, byaba birangiye nahita nigendera nkaruvamo, nkamusigaye ibintu yankoreye, kunteza famiye, kuntuka, ibyo bintu byose yankoreye. Kandi mwibaze kugeraho umuntu avuga ngo ngiye kwiyahura. Ni ikintu aba yaraciye mu bintu bikomeye, mu bintu byinshi bikomeye, byamubabaje, byamutesha umutwe, handi nyine avuga ati kuba muri iki ntacyo bimariye. Twige gukunda, twige gusabana imbabazi, twige kubabarira, twige gufatanya ikibazo. Numve ko ikibazo cy'umugabo wanjye ari icyanjye, yumve ko icyanjye ari ikiwe, cyane cyane ku bantu bashakanye. Twige kumva yuko nimba umwe arwaye, twumve ko twese turwaye, umwe atari we urwaye, mu bintu byiza nk'uko twabisezeranye. Rero iyi nkuru, ikintu yashakaga kutwigisha uyu mubyeyi yaravuze ati mu kwikunda hari igihe umuntu aba atarisobanukiwe, ukikunda ariko utazi uwo uriwe, utazi n'umumaro wawe wowe ubwawe kuba uriho. Byibuze tureka no kuvuga ngo kuba ufitiye n'abandi umumaro, wewe ubwawe. Aravuga ati buri kintu cyansigayemo, n'impamvu numvishe nababarira umugabo wanjye amaze kunsaba imbabazi. By the way, uyu munsi barabanye neza, bameze neza, yaramubabariye, ni urugo rwiza, ni umugabo n'umugore bameze neza rwose. Rero akavuga ati iyo nza kuba nariyetse ubuzima, nubwo nari kuba narapfuye, sinzi ko nari kuzibabarira. Numva icyo kintu, kandi yari kuba agiye nyine hejuru y'ikibazo kitari iki. Rero twikunde muvandi, wikunde, wisobanukirwe, umenye ko uri umuntu w'agaciro, umenye ko uri umuntu udasanzwe, umenye ko uri umugambi w'Imana kuba uriho, wumva uri umuntu udasanzwe. Yego, iyi nkuru nicyo kintu yaje kutwigisha. Ikindi, twirinde guhubuka. Hari igihe ushobora guhubuka ukumva ko ikosa ugiye kurikosoza irindi, wenda kwa ko bagututse, kwa ko bakubwiye nabi, kwa ko bakubwira amagambo agusesereza cyane, kubera ko nyine ukumva biri too much. Yego, biriho umutima w'umuntu wo kwihanganira ibintu nk'ibyo, abantu bihanganira ibintu mu buryo bitandukanye,
ariko kandi twirinde no guhubuka. Twirinde guhubuka, twirinde gukora ibintu tutatekerejeho, mbese ugere kuri urwo rwego rwo gukora ikintu nk'icyo wanagishije n'inama. Wagishije n'inama, yego uyu munsi haracyari abantu beza, hari inshuti nziza, hari ababyeyi beza, wagenda ukicaza wahuye n'ikibazo runaka ukambwira ati iki kintu mfite ikibazo kimeze gutya ndaremerewe, umubyeyi akakugira inama nziza kandi igufasha. Dufite inshuti nziza, abantu beza baracyahari, abantu bavuga amagambo meza baracyahari, abantu batugira inama nziza baracyahari. Ntiwumve ngo ngeze mu kibazo ngo isi irarangiye, nta wundi muntu wakimfasha, nta wundi muntu, ukumva kuri wenyine. Ntitugere kuri urwo rwego rwo kumva ko dushobora kwiyambura ubuzima, ugasanga umuntu yiyambuye ubuzima, asize n'abana be, asize umuryango, asize inshuti, asize abavandimwe. Ibyo bintu mbere yo kubikora umuntu ajya abanza anatekereze. Yego rero iyi nkuru ngira ngo yari iyo kutwigisha kwikunda, kwisobanukirwa, kandi byose kubiharira Imana. Namwe murandika hasi muri komenti uko mubyumva, uko mubitekereza. Inkuru yari iyo nabasangizaga, ariko njyewe yaranyubatse kandi yaranyigishije. Nizere ko nawe hari icyo yakwigisha kandi hari icyo yagufasha. Murakoze cyane. Twari turi kuri MDTV Show. Mukore subscribe, comment and share. Bye.